Iyi ni Ojibon Live TV, sheni yashiriyeho ko bagezaho amakuru agezweho, ingingo ku ngingo, ibyasohotse mu binyamakuru ndetse na filime zitambuka mu ma episode. Njye mwumva nitwa Boni, tubahaye ikaze. Iyi nanone ya channel yanyu iba y'ibyegeranyo bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru agezweho. Gusa iminsi iraza ikajyana n'ibyayo. Tujye kuganira kuri uyu mugabo nyakwigendera Jay Polly. Uyu mugabo ikiza akoze byinshi, harimo kuzamura injyana ya rap hejuru cyangwa se benshi bita hip hop. Reka twumve ibikorwa bye byinshi kandi benshi murabizi, gusa n'abatabizi mwese murabyumvira aha kuri iyi channel yacu yitwa Ojibon Live TV. Njye bategurira ibyegeranyo nitwa Boni. Mukomeze mukurikirane iki cyegeranyo, gusa harimo byinshi byiza kandi bitandukanye muragenda muramenyera aha hantu ku magambo yahindura ubuzima Jay Polly yasize avuze. Kandi n'ubu tumwifurije iruhuko ridashira, respect kandi turamukunda cyane. Reka dutangirira aha mwumva y'amagambo kandi buri wese yumvemo ike kandi buri wese yiyumvamo. Jay Polly ari umugabo mwiza kandi wari ukomeye, respect cyane. Ubuzima nuguhatana na mama yarabimbwiye nyumva neza, dutinya Imana n'inzara, mwene muntu biramugora kumenya icyo gukora. Hari ibanga twahishwe nawe uzi ibyino nzira, tukiriho tubona byinshi byiza n'ibibi tukatira. Benshi twaciye akenge ubu nta byanzi iyo bwana, njye nkora ikinje ku mutima mbanje kugisha rurema inama. Ahangaha rwose ugomba kwicara ukiga ukumva aya magambo, si ngombwa ko nyasubiramo, gusa wumvishe. Gusa sinaje kusubira amagambo ye, naje kubibutsa ubutumwa Jay Polly yagiye yasize. Mutega amatwi mubwumve neza ntagere ingingo ku ngingo ibacika. Icyegeranyo kirakomeje, muri hamwe na Boni. Njye nkora ikinje ku mutima mbanje kugisha rurema inama. Sinzigera ntinya umuntu nkiri munsi y'ijuru, nzajya duke ndyame kare hanyuma shimira Imana. Nyuma ya byose namenye yuko wowe uri data nkaba umwana, nuko ntabona iryo faranga nkiriho shimira Imana. Ahangaha rwose urakiga, icyara wige cyangwa se upfukame icyo upfa no gukuramo isomo ryawe. Dukomeje kumva icyegeranyo cyo mu ndirimbo za Jay Polly, yagiye atanze ubutumwa bwinshi ariko kuremo ubwawe. Turakomeje. Nyagasani ni ugena umunsi aguhamagara, olala nukuri birababaza, umuntu kwibaza ukurya nukuramuka. Marayika murinzi ndinda basama, hato ntabwo imbere yabo bakajyaho bakanika. N'abansetsa nk'abanyevuzivuzi barya b'ikigali birirwa bayomba cyane. Bifu ni nyabaki winshagahe mu busutwa, kalme toi dore mukangwa n'ubusa. Iyi ngoma siyisoza wibuke ndi umutafu, hatana n'ubusa ndacyari mu mitima ya benshi. Ndabizi nzataha wita umwanya untega iminsi, ntuzi itariki rurema binazanjyana. Nkwibutsa ko iyi ndirimbo yitwa Umwami Uganje. Nyarukira kuri YouTube uyisacinge, uraza kuyibona kuri channel Jay Polly asanzwe ashyiraho ibihangano bye. Nanakwibutsa yuko ukeneye kwamamaza cyangwa se ikindi gikorwa wakora kuri channel yanjye, cyangwa se ushaka kumvugisha cyangwa se indi nyunganizi wamvugisha, cyangwa se ukandika muri comment ugasiga namba nkakuvugisha. Turakomeje, muri kumwe na Boni paka indirimbo Umwami Uganje irangiye, gusa igeze hagati mukanyene bisoje. Mukomeze mukurikirane, murakomeza kumvamo ibyanyu. Mwikorezi w'amaganya ya rubanda, vugira abakene bamwe bahoze mu mwanda. Hindura urudaca ngo Jay Polly arazimye, ko muyabarira ku ntoki muri mwe ninze wanzanye. Umugisha ube kubakunda urukundo mu bantu, ndabumva mwese ariko ntibyishe umubano. Umwami yahaye amata bamwimye amatwi, umwisha utoni mubi cyane utera benshi gutumutwe. Iminsi ni imitindi burya iby'isi birashira, wa mugani wo wa wundi binagenda tubireba. Niba tuze cyane ndurya utakiribwa n'inzara, ndurya wirya akimara nirinda kwanduranya. Nziko nimba urara muri bo nawe uzangaburira, namenye icyo gukora twavukiye kwitara. Niko kabifite babaho neza bariho nka Nikora, mugihe njye mu mwijima naho mfite Nikora. Fasha akanya ninjye studio niwumva kick na snare, all my niggas in the street put your hands in the air. Nasetse ibirenge naho abandi bafite ibya mirenge, baturusha ifaranga kurya ari we Mwami Uganje. Wumvira isengesho Nyagasani ukunda bahoze ijisho, fasha mu rugamba mpanganye n'Umwami Uganje. Iyi ni Ojibon Live TV, sheni yashiriyeho ko bagezaho amakuru agezweho, ingingo ku ngingo, ibyasohotse mu binyamakuru ndetse na filime zitambuka mu ma episode. Njye mwumva nitwa Boni, tubahaye ikaze.